bakundwa rero abateze amatwi radiyo ubuntu butangaje muri aka kanya ni isaha ya cya kiganiro ibanga ry'ubugingo buhoraho. Umuvugana ni Pastor Ngarambe Albert, mukaba mugiye kuganira guhera iyi saha kugeza mu masaha mu minota 45 mbese saa 4:45 ubwo turaba dutandukanye. Rero mbanje kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugubwe neza aho muri mwese mwakira ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana yo mu ijuru kugira ngo tubashishe kuvuga ndetse no kumva nk'uko ishaka. Data wo mu ijuru, reka tugushimire neza yawe, tugushimire uyu mwanya wongeye kudogura muri cya kiganiro ibanga ry'ubugingo buhoraho. Ugira neza mwami Imana kuko waduciriye inzira yo kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe, ariko kandi ugirira ubuntu n'abawe nanone kugira ngo babashe kumva neza ijambo ryawe mu gihe gikwiye nk'iki ngiki. Tuganira ijambo ryawe rero, turasaba umwuka wawe kugira ngo abo muyobozi muri byose dutangirane nawe, kandi turangizane nawe. Ubundi icyubahiro cyose ikuzo n'ishimwe bikomeze bibe byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mbashime bakunzi, nzi ko muri abizerwa, nzi ko muteze amatwi muri aka kanya, mukaba muri benshi, ariko kandi mutari abantu bategereje kumva gusa, ahubwo mwiteguye no kuba mwashyira mu bikorwa ibyo mwumvise. Kwizera ngo kuzanwa no kumva, kandi iki kintu numva aricyo twatangira nanone. Uyu munsi dushobora gutangira kuvuga ku byerekeranye no kwizera, kubera yuko kwizera kujyana no kwihana. Ntabwo ushobora kwihana ngo ubure kwizera. Ibi ni ibintu mbese navuga ko kwihana kubyara kwizera. Iyo umaze kwihana byanga bikunda urizera. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugaragaza ubushobozi bwawe bukeye, iyo umaze kugaragaza ukutabasha kwawe, cyangwa se iyo umaze kugaragaza ko ntacyo ushoboye, iherezo ryawe nta handi ryagera uretse mu rupfu, icyo gihe birakorohera kwizera, kandi ni ukwizera utsindishiriza abanyabyaha birumvikana. Ntabwo ari ukwizera uko ariko kose, kuko kwizera ko ni kwinshi. N'abizera ibuye cyangwa ibiti, mbese muri rusange abizera ibiremwa nabo barahari, ariko ubwo ndavuga kwizera umuremyi, kwizera umucunguzi. Ibi nibyo bintu ndi kuvuga ahangaha. Reka rero bakundwa dutangire tuganira ku iki kintu. Ubushize ngira ngo mwumvise neza ibijyanye no kwihana, ariko kandi ikintu kijyanye no kwizera kikaba ari ikintu nyamukuru nanone. Kwizera guhesha agakiza, kwizera guhesha ubugingo, kwizera guhesha gukiranuka, kwizera guhesha. Urumva, kwizera ibintu byose ni ukwizera. Kwizera ntabwo ushobora kwizera mbese ntushobora gukizwa utizeye, ntushobora guhinduka umukiranutsi utizeye, ntushobora gutsindishirizwa utizeye. Kwizera iki kintu tuzakivugaho bitinde. Kwizera. Niba rero nta kwizera ufite, na Bibiliya irabivuga ngo ntushobora kunezeza Imana. Niba nta kwizera, nta kunezeza Imana. Kwizera nicyo kintu cya mbere, nicyo kintu cy'ibanze. Gira kwizera, izera umwami Yesu urakira. Mbese kwizera ni ikintu cy'ibanze, ni ikintu nyamukuru. Reka twumve aka karirimbo mbere yuko dukomeza. Kwizera Yesu n'amahirwe arutayo, kuko umwizeye wese
ibiganza ngaho mwemerere Yesu akubera umugenga niwumvishwe ry'umukiza koma ku mutima wawe ugakingura akaba muri kwizera rero nk'uko twabivugaga, kwizera niko guhesha umuntu wese gutsindishirizwa cyangwa gukiranuka. Kwizera niko guhesha umuntu wese ubugingo buhoraho. Kwizera niko guhesha umuntu wese imbabazi z'ibyaha. Mbese kwizera nk'uko nabivugaga niko kuzuye muri Bibiliya. Niba hari ijambo ryuzuye mu isezerano rishya, ni ijambo rijyanye no kwizera. Uti rero kwizera kuva hehe? Nk'uko nabivugaga, kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Ubwo ndi kuvuga kwizera kuzima. Naho ubundi kwizera ko kurimwo uburyo bwinshi. Nk'uko nabibabwiraga n'ubundi, hariho abantu bizera ibiremwa, ariko kwizera twebwe turi kuvuga ni ukwizera umuremyi, kwizera umukiza, kwizera umucunguzi, kwizera Imana. Uku niko kwizera guhesha umuntu wese gukizwa, kugahesha umuntu wese gutsindishirizwa, kugahesha umuntu wese ubugingo buhoraho. Ni rwo rufunguzo nk'uko twatangiye tuvuga. Ni urufunguzo rw'ubwami bw'Imana. Mbese ni urufunguzo rwinjira mu bwami bw'Imana, nk'uko Yohana yabyanditse mu ivanjiri ya Yesu Kristo, nk'uko yanditswe na Yohana igice cya 3 n'umurongo wa 16. Iki ni icyanditswe rwose abantu bose bazi, yewe n'utajya mu rusengero. Yohana 3:16 arakazi. Kubera icyo akazi? Ahazi kubera yuko ariho hantu havugwa cyane. Umuvugabutumwa wa mbere ugitangira kuvuga ubutumwa, nta kindi cyanditswe aheraho. Kandi nubwo abamenyereye ivugabutumwa cyangwa se abamenyereye iby'Imana bagifashe nk'ikintu nk'icyanditswe mbese kiriritse, cy'agaciro gake, gisuzuguritse, mbese cy'abantu babaswa, abantu bataramenya kuvuga ubutumwa. Ndibuka ko ari cyo kintu twahereyeho tuvuga ubutumwa, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iki rwose buri wese akaba akizi, kandi nubwo twakivugaga tutumva neza agaciro karyo, ariko twaje gusanga aricyo cyanditswe ahubwo nyamukuru. Nicyo cyanditswe cy'ubuhanga, nicyo cyanditswe kirenze ibyanditswe byose bibaho. Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntushobora kwemerera Yesu rero ko akubera umugenga kandi utamwizeye. Icyo nicyo cyitwa kwizera. Ubundi kwizera ni ukwitanga, ni ukwiha, ni ukwiyegurira, ni ukwirubura. Mbese ukiyegurira uwo nguwo wizeye. Uko niko kwizera nyako. Naho ubundi kwizera ntabwo ari amagambo, si ukuvuga. Kuko hariho abantu batuza. Kandi iki kintu rwose muvugabutumwa unyumva, mukozi w'Imana unyumva, rwose wari ukwiriye gusubiza ubwenge ku gihe, ukibaza niba ibi bintu ukora bifite ishingiro mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya, cyangwa se niba ari ibintu by'ibihimbano gusa by'abantu. Ikintu kijyanye no kwatuza ntabwo kigaragaza kwizera. Ntabwo twizera, ntabwo tugaragaza kwizera kubera yuko twatujwe. Kandi rwose igihe iki kintu mbona ko atari nacyo, ni uburyo bubi cyane bwo kuvuga ubutumwa. Igihe cyose uzatanguranwa cyangwa se uzashyira imbere kwatuza, uzatuma abantu binjira mu bintu batazi, mu bintu batumva, mbese cyangwa se babarirwa mu cyiciro batarimo. Uzi ko hari abantu bitwa bizerwa kubera yuko gusa babatijwe,
cyangwa se abizera kubera yuko gusa babatijwe, kubera yuko batuye, none ukabashyira mu cyiciro cy'abantu bizera kandi mu by'ukuri batizera. Rero ndagira ngo buri muntu wese agenzure, yisuzume, arebe niba kwizera kwe gufite ishingiro ku ijambo ry'Imana. Ese ibyo wizera byaba bifite ishingiro ku ijambo ry'Imana, cyangwa se wizera ibintu wumvise gusa? Wizera ibintu wumvise gusa. Rwose bantu b'Imana, ndagira ngo turebe neza iki kintu kijyanye no kwizera. Uyu munsi dutangiye kuvuga ku bijyanye no kwizera, ariko kandi ndagira ngo nkumenyeshe ko ikintu tuvuga ari ikintu cy'ingenzi. Nyuma yo kwihana, kwizera ni ikintu simusiga, mbese birakurikirana. Ni nk'impanga tuvuge, ni Yakobo na Esawu. Hari ubanza ariko hagahera ko hakurikiraho undi. Ntabwo ari nk'abana b'inkurikirane. Abana b'inkurikirane nibo umwe avuka none undi akazavuka hashize nk'imyaka 2. Oya, kwihana no kwizera ni abana b'impanga. Hari ubanza ariko hagahera ko hakurikiraho undi. Iki rwose gisobanuke. Uwihaniye ni nawe wizera. Ubwo ndavuga kwizera nyako, kwa kwizera kuzanwa no kumva, ariko kandi kumva ijambo rya Kristo. Muri Yohana rero nk'uko twabivugaga, ni icyanditswe rwose kibanze ku bantu bagitangira kuvuga ubutumwa, ariko kandi ikibabaza wenda ni uko umuntu yaba abivugisha akanwa gusa, ari amagambo gusa, ariko atumva icyo ari cyo cyangwa se uburemere bw'icyo cyanditswe. Ubundi ufashe Bibiliya yose n'amagambo arimo yose ukayishungura, ugashakashakamo ikintu nyamukuru, ikintu cy'ingenzi, rwose ndagira ngo nkumenyeshe yuko nta cyanditswe kiremereye, nta cyanditswe gifite agaciro kirenze iki cyanditswe cyo mu Ivanjiri nk'uko yanditswe na Yohana igice cya 3 n'umurongo wa 16. Icyo cyanditswe ntacyo wabona. Ibindi byose bije bishamikiyeho, byose bije bishamikiyeho ku buryo ikintu kibanze ari icyo ngicyo. Imana yakunze abari mu isi, itanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo isi, ubwo tuvuga isi tuba tuvuga nyine abari mu isi, tuba tuvuga abantu, kuko Imana nta kibazo ifitanye n'ubutaka, nta kibazo ifitanye n'ibiti, nta kibazo ifitanye n'amabuye. Tuvuga isi turavuga abantu. Imana yakunze abari mu isi, ari bo bantu. Imana ibakunze ngo ibaha umwana wayo. Kubera iki Imana yatanze umwana wayo? Ese ni ukuvuga ko mu isi nta bundi bukene bwari buhari, nta bindi bintu byari bibuze cyangwa se byari bikenewe? Ariko Imana yakunze abari mu isi, itanga umwana wayo w'ikinege. Bivuga ngo ikibazo nyamukuru isi yari ifite ntabwo ari ibintu, ahubwo ikibazo isi yari ifite cyangwa se abari mu isi bari bafite ni ikibazo cy'icyaha. Iki kibazo cy'icyaha rero ni Imana yashatse gukemura, kandi ni ikibazo nyamukuru, ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikuru, kubera yuko iki kibazo cyajyanaga abantu mu irimbukiro, kandi urukundo rw'Imana rutifuza ko hagira n'umwe urimbuka. Icyo nicyo kintu rwose umuntu wese yagombye kumva muri icyo cyanditswe. Igice cya 3 umurongo wa 16 mu Ivanjiri uko yanditswe na Yohana, ni icyanditswe kimenyerewe, abantu bose bazi mu mutwe, ariko kandi sinzi niba baragitinzeho ngo bakibazeho, bumve niba koko iki cyanditswe ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwabo, cyangwa se mu buzima bw'abantu bose bari ku isi. Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nguwo umugambi w'Imana. Imana yaremye abantu, ibaremye bakunze, kandi ngo umunezero wayo ari ukubana n'abantu. Bibiliya igaragaza neza uburyo Imana ngo yahoraga igenderera Adamu mu ngobyi, mu mafu ya nimunsi. Imana ikagenderera Adamu bakaganira. Ariko kandi wibuke ko iyi Mana nanone ari Imana ibera hose icyarimwe, kuko Imana ni umwuka, kandi niba ari umwuka urumva ko ibasha kubera ahantu hose icyarimwe. Umunezero w'Imana rero ko ari ukubana n'abantu, kandi abantu nabo bari baracumuye, bari barakoze icyaha. Nta kindi rero Bibiliya itubwira nanone uretse ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Abantu rero bagombaga gupfa, ariko Imana ishimwe kubera yuko yazanye ubugingo binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Yesu Kristo aza kwishyura umwenda w'icyaha.
ubwo ngubwo ikibazo cy'urupfu kiba kirakemutse. Uko niko kwizera Yesu Kristo byabaye nk'urufunguzo rwo kwakira noneho ubugingo. Imana yakunze abari mu isi cyane, yohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kubera iki iri jambo rijemo ngo umwizera wese atarimbuka? Kubera iki? Ni ukubera yuko Imana ariyo yikoreye umurimo. Mbese Imana yatanze impano, umurimo ubundi nyamukuru. Umurimo nyamukuru uri muri iki cyanditswe ni ugutanga. Imana yarakunze yego, ariko noneho iyo ikunda gusa ikarekeraho ntitange, uretse ko bitanashoboka. Iyo ukunze uranatanga. Imana rero iyo ikunda gusa ntitange, birumvikana yuko abantu nanone ikibazo cyabo cyari kuguma ari cya kindi. Abantu ni hahandi bari gushirira ku icumu, abantu bari kurimbuka kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bari kurimbuka, ari nacyo cyatumye Imana nayo ishaka inzira yatuma irimbukiro risa n'irikinzwe. Mbese Imana izibira abantu ibabuza kwinjira mu irimbukiro, ariko kubw'igikorwa yakoze ubwayo. Imana itanga umwana wayo. Imana itanze igisubizo. Ikibazo cyari gihari, ikibazo cyatewe n'abantu, ntabwo ikibazo cyatewe n'Imana, ikibazo cyatewe n'abantu. Abantu ariko bamaze kwiteza ikibazo. Uzi ko ngo umuntu ashobora gukora ikintu, agakora ikintu nko mu mukino, agakora ikintu yibwira ko, bimwe baca umugani mu Kinyarwanda, ugacira inyeri kandi ari urukonda. Mbese ugakora ibintu wibwira yuko byoroshye, nyamara bitoroshye. Ukabikora mbese mu buryo bworoshye, ariko kandi kugira ngo bizakemuke, cyangwa se ijambo, nk'uko mbese wavuga ijambo ryasohotse mu kanwa, kugira ngo uzongere urigarure, uzongere urisubize mbese rise naho ritasohotse. Ibi bintu rwose ntabwo bishoboka. Umuntu rero nawe yararwikururiye, amaze kurwikururira ashaka uburyo bwo kuruvamo, biramunanira. Bimunaniye, abuze uburyo, abuze inzira yamugarura mu bugingo, Imana imucira inzira, iramwereka iti dore inzira. Ikibazo rero ni uko abantu, ariko umuntu aragoye kweri. Imana iguciriye inzira, ikweretse inzira yo gusubira aho wavuye. Wari wazimiye, wari ugeze kure, wabuze icyerekezo, ugiye gupfira mu ishyamba, none ukabona umuntu ukurangiriza avuga ati dore inzira igana mu rusisiro, dore inzira igana mu mudugudu. None wowe ukabisuzugura. Uko niko bigendera abantu benshi. Imana ubwayo yakoze umurimo. Imana yaciye inzira. Nk'uko baguharurira umuhanda, kakwereka umuhanda ukoze neza, urimo kaburimbo, bati ngaho ugenderemo. Uti wapi? Jyewe ndagendera mu kigunda, ndagendera mu ishyamba. Mbese ugasanga umuntu atakaje ubumuntu, kuko umuntu wakora ibyo ngibyo ubundi ni umuntu udafite ubwenge buzima. Ariko niyo baguciriye inzira, ahubwo wagombye kuyigenderamo ushima, uhimbaza, unejejwe n'igikorwa uwo muntu yakoze. Vuga utari ko Imana ishimwe. Ahantu twagendaga mu mukungugu, ahantu twagendaga mu cyondo, ahantu twagendaga mu byobo, tugenda dukumbagurika, tugira dute duhanuka, ariko noneho baduciriye umuhanda. Ubu turagenda twidegevye, turagenda turi mu mudendezo, turagenda tuguwe neza. Aho kugira ngo ugende ushima, ushima umuntu wakoze icyo gikorwa, wowe ukavuga uti wapi, je ntawe ngenderamo, ndanyura mu kigunda, sinzi, ndagendera mu ishyamba jewe, amahwa akakujomba, amababi akakwica, ibintu. Mbese ugasanga umuntu ararindagiye kandi baramuciriye inzira. Igisubizo kiri aho ngaho, ariko umuntu aracyari mu bibazo kugeza ubwo azabipfiramo. Imana rero yakunze abari mu isi. Ubwo yabakundaga ngo ishaka icyabakura iyo bari mu nzira y'urupfu, inzira ibajyana mu irimbukiro. Imana itanga umwana wayo, kuko nta yindi nzira yagombaga kubakurayo. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Abantu rero bagombaga gupfa kuko bose bakoze icyaha. Ariko noneho Imana ibacira inzira, izana Yesu Kristo ufite gukiranuka muri we. Umukiranutsi araza apfira abanyabyaha. Ubwo bugingo rero butanzwe mu mwanya cyangwa se mu kimbo cy'abanyabyaha, cyangwa se cy'abantu, abantu b'abanyabyaha, abantu bari bakwiriye gupfa. Icyo gikorwa Yesu yakoze nicyo kiduhesha gukiranuka. Urumva rero ni impano Imana yatanze, yakunze abari mu isi, itanga umwana wawe Yesu Kristo. Yesu Kristo azari impano,
aza ari impongano y'ibyaha, aza ari umucunguzi, aza ari incungu y'abari mu isi bose. Iyo ngwate cyangwa se iyo ncungu yatanzwe, iyo mpongano yatanzwe, niyo gusa iduhesha gukiranuka. Uyakiriye, nibyo Bibiliya ivuga ngo kugira ngo abamwizera bose cyangwa se umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubu turi kwanaliza cyangwa se turi gucukumbura iki cyanditswe cyo mu ivanjiri nk'uko yanditswe na Yohana igice cya 3 n'umurongo wa 16, kuko nasanze abantu benshi bagifite, ndetse no mu kanwa no mu bwonko n'iki bakaba bakizi, bashobora kukivuga no mu bitotsi akaba yagisubiramo, ariko kandi sinzi niba yari yagicukumbura ngo yumve uburemere bw'iki cyanditswe. Aya magambo arimo, ese waba warayumvise? Waba warayaha agaciro? Kuko jyewe ndabona atarenze amagambo 3 gusa. Imana yarakunze, ikunze abari mu isi, iratanga. Iki ni ikintu cya kabiri. Hari urukundo rw'Imana rwayihase gukora icyo kintu. Icyo ni icya mbere. Ariko noneho uko gutanga umwana wayo ni igikorwa cya kabiri. Urumva, ni umurimo Imana yikoreye ubwayo, ni igikorwa yakoze. Imana itanze umwana wayo. Uyu nguyu atanze, Imana itanze, imutanze nk'incungu, imutanze nk'ingwate, singwate nk'umwuka wera twahawe, ariko ni incungu cyangwa se ni impano, impongano. Nashaka kuvuga ikintu kijyanye n'impongano. Yesu Kristo aje ari nk'impongano, impongano y'icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha twakoze cyagombaga kuturimbuza, noneho kirahongerewe, hatanzwe impongano kugira ngo umuntu akire, umuntu ye gupfa, umuntu ye gukomeza kujya mu irimbukiro. Icyaha kirahongerewe, ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo akiziza icyaha yakoze, kubera ko hari impongano itanzwe. Icyaha kirahongerewe, ni ukuvuga ngo niba wari umwenda, nk'uko uzi mbese ushobora kurya umwenda w'umuntu, noneho undi muntu akaza akakwishyurira uwo mwenda uko wiyumva, mbese bakakuzanira kitansi cyangwa se bakakuzanira resi, mbese ikintu kigaragaza ko umwenda wawe wishyuwe, ugenda wemye, ugira amahoro muri wowe, ntabwo uzongera guhagarika umutima ukundi. Hari inshuti yanjye nagiye gusura mu minsi ishize ahangaha, sanga yarubatse inzu y'akataraboneka. Mu kumushima rero mvuga nti, wakoze igikorwa gikomeye mwene data. Arambwira ati, yaba waruzi yuko ubu ngubu bagiye kwiteza cyamunara. Ambwiye iki kintu nanjye numvise umutima undiye. Ndeba iyo nzu nziza y'akataraboneka yubatse, vuga nti kweri ubagiye kwiteza cyamunara? Tekereza rero agahinda uyu mwene data afite mu gihe yumva ko inzu ye yari yishimiye igiye gutezwa cyamunara. Noneho utekereze n'umunezero ashobora kugira aramutse yumvise umuntu w'umuherwe aje akishyura amafaranga banki, akishyura banki yashaka kuyiteza, akayishyura, noneho akazanira bordero wa muntu mwene data nyine bagombaga guteza inzu ye, bakamuzanira bordero, ati dore bordero twishyuriyeho, nta mwenda ugifite. Noneho iyo yari inzu. Tekereza rero ubugingo noneho, kuko Yesu ubwe uza agaciro k'ubugingo niwe wavuze ati, nzakumarira icyo uramutse ubonye ubutunzi bw'isi yose ariko ugatakaza ubugingo bwawe, ubugingo bwawe bukajya Jehenumu. Byaba bikumariye iki? Nta kintu rero gifite agaciro nk'ubugingo. Niyo mpamvu mu myenda yose twagize, mu myenda yose ibaho hano ku isi, nta mwenda uhwanye n'umwenda w'icyaha, kuko icyaha gusa nicyo cyabashaga kujyana umuntu mu rupfu, nicyo cyabashaga kujyana umuntu mu irimbukiro. Kandi nk'uko mubizi nanone, nta muntu n'umwe ubasha kwishyura umwenda w'urupfu. Yiba urupfu rwahongererwaga n'ibintu abantu bafite, ubutunzi bw'abantu, ngira ngo hari abatunzi benshi bagombye kuba bakiriho kugeza ubu ngubu, ariko kubera yuko atari zahabu, kubera ko atari feza, kubera yuko atari nta kintu na kimwe ushobora gutanga kugira ngo urupfu runyurwe, noneho rureke kugutwara cyangwa se kugutwarira abawe, kubera ko nta kintu na kimwe nyine ubasha gutanga kugira ngo urupfu rukureke. Niyo mpamvu Imana ubwayo ariyo yakemuye icyo kibazo, ikibazo kidashobokera abana b'abantu. Kandi muzi ko mu bantu niba hari ikintu gifite agaciro, niba hari ikintu gifite umumaro, niba hari ikintu gifite ubushobozi, gifite imbaraga, mbese ni agafaranga. Umuntu ufite urufaranga rwose ku iyi si aravuga rikijyana.
ariko noneho byagera ku rupfu nta muti urupfu ntiruhongererwa, nta mafaranga uruha, nta rufaranga ushobora guha urupfu kugira ngo rukureke, ruraguhitana tu, naho watanga ibyawe byose urupfu ruraguhitana. Imana rero ikemura ikibazo cy'urupfu, itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze abe impongano y'icyaha. Uko niko twakize urupfu rwa kabiri, uko niko twacunguwe, uko niko dufite, uko niko twabonye ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Nuko Imana hari icyo yakoze. Ubwo rero navugaga ibiri mu ruhande rw'Imana, navugaga iby'Imana yakoze. Icya mbere, Imana yarakunze. Icya kabiri, itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Aha rero ninjiye mu ruhande rw'umwana w'umuntu. None uruhare rw'umuntu rero ni iki? Uruhare rw'umuntu ni ukwakira icyo Imana yatanze. Imana yarakunze, iratanga. None uruhare rwawe nk'umwana w'umuntu n'uruhe? Ni ukwakira. Ese urakira cyangwa uranga? Urakira cyangwa uranga? Niyo mpamvu iryo jambo kwizera rijemo. Yakunze abari mu isi, itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo ni rwo ruhare rw'umwana w'umuntu. Hari icyo Imana yakoze kitashobokaga ku mwana w'umuntu, ariko noneho hari igishobokeye umwana w'umuntu, ni ukwakira. Kuko ibi ngibi byo nta wavuga ngo sinshoboye kwakira iki. Buri wese mu mutima w'umwana w'umuntu hari icyo Imana yashyizemo. Icyo kirimo, ari abizera Imana, ari abatayizera, ikintu kijyanye no kwizera, ubushobozi bwo kwakira mbese buri muri buri mwana w'umuntu wese. Kuko umwana w'umuntu kamere ye ngo imeze nk'umuriro. Umuriro niwo uhora uvuga ngo ntuhaga inkwi, naho bawushyiramo inkwi zingana iki. Umuriro uhora usaba izindi, uzana inkwi umuriro ukazimira, ugasaba izindi kugira ngo umuriro ukomeze wake. Nuko nawe ukomeza gusukamo inkwi, ukomeza kongeramo inkwi. Mbese ngo ni nk'imva. Imva nayo ntabwo imva ihaga imirambo. Mbese abashyingura bazahora bashyingura. Imirambo ntabwo izageraho yangwa n'igitaka. Igitaka kizahora gisaba imirambo. Imva izahora ishaka abapfuye. Imva izahora ishaka. Mbese nuko nguko igihe abana b'abantu bakiriho, igihe iyi systeme y'isi ikiriho, mbese ubutaka buzahora bwakira nabwo. Ni nk'umuriro mbese udahaga imva. Mbese umuntu nawe muri kamere ye nuko ameze. Nawe ni uragaburira igifu mu kanya kikongera kikagusaba. Nuko mbese buri mu muntu harimo ikintu cyo kwakira. Icyo kintu Imana yagishyizemo. No kwizera rero nuko nguko kumeze. Nta muntu utizera ubaho ku iyi si. Ariko noneho ni kwizera ki turi kuvuga? Kwizera gutanga ubugingo ni ukuhe? Ese ni uku kwizera kose turi kuvuga? Kuko nujya ku mupfumu nuko abamwizera, icyo bamubwiye cyose gukora aragikora. Kubera iki? Ko yizeye ko uwo mupfumu hari icyo yamumarira. Ariko noneho reka tuvuge kwizera gutanga ubugingo, kwizera guhesha ubugingo. Ni ukwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ritubwira ko ukuntu Imana yakunze abari mu isi, bigatuma itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ninde rero utabasha kwizera? Nta numwe utabasha kwizera, kuko niba hari ikintu cyoroheye umwana w'umuntu, ni ukwizera kabisa. Kwizera biroroshye cyane, ahubwo ikibazo aho kiza kubera ingorabahizi ni icyo umuntu yizera icyo ari cyo. Ese wizera iki? Hari umuntu wizera ko abakurambere batwumva. Ugasanga umuntu ari mu kibazo ariyambaza abakurambere. Niba umuntu ndibuka rwose umusaza wanjye ukuntu yajyaga akora akajeste, niba yashaka gusoma nko kurwagwa akabanza agakurura mu muheha agasuka mu ziko ngo haya abakurambere. Nukibaza sasa, ubukweri abakurambere baramwumva? Bose baranyweyeho nabo barasomye, cyangwa se bajya kurya nk'ikintu bagata hasi ngo abakurambere nabo barye? Ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ni ibintu bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana, ariko kandi biri mu muntu. Kwizera k'umuntu rwose ukuntu
uku kwizera guhoraho mu mwana w'umuntu. Rero ndagira ngo ngarukiriza ahangaha kugira ngo tuganire wenda no ku bindi cyangwa se mbaha amatangazo ariho. Ndagira ngo iki kintu natwe tugende tugikore ubushakashatsi, waba umuvugabutumwa waba umukristo usanzwe. Iki cyanditswe rwose gisanzwe kimenyerewe, Yohana 3:16, iki cyanditswe ugende ugikumbure ugitekerezeho. Ese koko agaciro k'iki cyanditswe urakumva, uragasobanukirwa, cyangwa se urabifashe mu mutwe gutyo gusa ubivuze nka gasuku nawe uragiye ubibwiye abandi gutyo? Hari amagambo rwose atagira imbaraga, hari amagambo atagira ubushobozi, hari amagambo asa naho adafite icyo avuze igihe cyose tuyavuze nyine aturutse mu bwonko. Ariko ijambo ry'Imana aho ribera akaga, aho ijambo ry'Imana rigirira imbaraga, ni uko ijambo ry'Imana ari umwuka, ntabwo ari inyuguti. Si inyuguti dutwara dutyo, inyuguti nta kimaze. Ahubwo Pawulo waranavuga ati inyuguti iricisha, ariko umwuka niwe utanga ubugingo. Ariko se nakwakira byibura n'abantu babiri kuri telefone kugira ngo numve niba iki kintu kijyanye no kwizera bacyumva nabo. Ikintu kijyanye no kwizera nabo baba bacyumva, baba bahamanya nanjye, cyangwa se bumva ko nta gaciro nyine gifite. Ndagira ngo dukomeze twumva aka karirimbo kajyanye no kwizera, kandi nakira abantu babiri kuri telefone. Nguko rero uyu munsi ni wumva ijwi rikomanga ku mutima wawe, uramenye ntunangire umutima. Ariko ngo numukingurira akinjira mu mutima wawe azaguhesha amahoro. Numwemerera akakubera umugenga, ntabwo uzigera wicuza na rimwe, ntuzicuza icyo Yesu azagukorera. Mukundwa rero, ndabona umuntu kuri telefone. Halo. Yego nzaye. Kuri nawe abane nawe. Kwizera rero ni ijambo bugira. Ijambo rikomeye cyane. Ijambo ry'ubugingo. Kandi umva nyine iyo baye ijambo nyine. Kumva ni ijambo rivuye nyine mu bwo kwizera. Yego. Ntabwo ari ya myumvire yacu isanzwe. Kandi iryo jambo tubona neza muri Yohana yuko iryo jambo ari umwuka. Yego. Ni ibintu ubundi bikururana. Ibi bintu sinzi kubyumva k'umubiri. Biragoye cyane. Ariko mu by'ukuri n'ukuri birasobanutse cyane. Niba kwizera kutava ku myumvire y'umuntu, yego, ikaba ari imyumvire no uhabwa na Kristo bwawe. Yego.
kandi iyo myumvire nta yindi nyine ni wa mwuka twasezeranije kandi ko kwizera kuvana abantu mu bwoba kandi ubwo umuntu ava mu bwoba ariko yagize ubugingo ntabwo wagira ubugingo rero ngo ukomeze kugira ubwoba ahubwo nyine uhita ubana niho uwo kwizerwa nyine yego kuko wagize kwa kwizera kwa Kristo ni nayo mpamvu Pawulo avuga ngo ni ukwizera kwa Kristo ntabwo ari kwa kwizera k'umuntu ni ukwa Kristo nyine kandi Kristo si wa mubiri twabonye nk'uko yagivuze ati uyu mubiri mureba ntabwo ari utanga ubugingo ahubwo wa mwuka nyine ari we Kristo niwe utanga ubugingo kandi uko kwiza nyine kuva kuri uwo mwuka w'Imana ibintu birasobanutse fast kandi biraryoshye cyane. Urakoze cyane Nzayi, ukomeze kugira umunsi mwiza cyane. Asante sana. Reka rero ngarukiriza ahangaha kubera yuko iminota igenewe ikiganiro irangiye, mbese ngarukiye ahangaha naho ubutaha dukomeza iri somo ryacu rijyanye no kwizera ijambo nyamukuru muri Bibiliya, ijambo riduhesha agakiza, ijambo riduhesha gukiranuka, ijambo riduhesha ubugingo. Kwizera. Imana yo mu ijuru bagiriye neza. Rero bari kumwe na Ngaramba Albert, kandi umurongo wa telefone ni wa wundi murawuzi, ntabwo nirirwa ngusubiramo, amasaha arageze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha.